twongere nanone tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese nimumererwe neza kandi mugubwe neza cyane. Tubifurize ibyiza byose mwifuza, tubifurize umugisha uturuka ku Mana aho muri, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mwese mumererwe neza. Twibuke cyane abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu bihugu bya Afurika, abari muri East Africa, mwese nimugubwe neza. Ariko nanone tutibagiwe n'abanyarwanda bari hano mu rw'imisozi igihumbi. Mwese tubifurize umugisha w'Imana, kandi ibyo mukora byose Imana ijye ibishyiramo ikiganza cyayo. Tubashimire cyane, ndizera ko wamaze gukora subscribe kugira ngo izi nkuru zose zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, zaba arizo twagezeho n'izo tutagezeho, zose tujye tuzitunganya nyuma nawe zihite zikugeraho. Ni ibintu by'agaciro cyane, ibintu by'agaciro. Inkuru burya biba byiza niyo uyisangije abandi, cyane ko iba ari inkuru y'ingenzi. Mwaramukunze hano mu Rwanda, ni umuhanga mu bijyanye no gukina filime, yitwa Dr Nsabi. Uyu musore ukomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda, hariya mu mujyi wa Ruhengeri, amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda, by'umwihariko abari hano mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndakubwiza ukuri ko uyu ni umusore umaze gutwara imitima ya benshi, ni umusore umaze kugaragaza ko afite impano idasanzwe. Usibye kuba akina filime ziganjemo gutebya cyane, ndetse iyo umureba ugaseka kenshi, ni umusore ukunze no gusabana mu buzima bwe busanzwe. Umwumvise neza mu kiganiro gisanzwe ushobora kumva ko ari umuntu ukunze gusabana, ndetse akaba ari umuntu ukunze guseka. Muri karuvate y'umutuku, ikote ry'ubururu, akagofero mu mutwe gafite amabara atandukanye, uturinete ku maso, maze araseka, agakomo ku maboko. Ari ku ifoto ari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu y'abageni, ururabo mu ntoki. Iruhande rwabo hari agacupa karimo inzoga. Zino nzoga nimba ari urwagwa nimba ari iki simbizi, ariko ngira ngo muri kubibona. Iyi ni ifoto iri kuvugisha abatari bake hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Abenshi bakomeje guhererekanya iyi foto bavuga ko ubukwe bwa Dr Nsabi, umusore wo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ubukwe bwe budasobanutse. Ni nyuma y'uko iyi foto bigaragara ko imbere ye hicaye umwana w'umukobwa useka, ubona yishimye, ikindi afite ururabo mu ntoki. Dr Nsabi amuhagaze inyuma. nk'uko mubibona, ni ifoto imenyerewe mu bihe byashize, aho abageni bakundaga kwifotoza iyi postere. Uyu musore ukunzwe n'abatari bake, nk'uko namaze kubibabwira, abenshi bakomeje kurayikinga iyi foto ndetse bayishyira ku mbuga zabo nkoranyambaga, ariko bagakomeza bavuga bati ubukwe bwe ntibusobanutse, ndetse bamwe bakavuga bati ni komedi, abandi bakavuga ngo ni ukuri, cyane ko bitegereje neza ngo nta editing irimo, ngo urebye amaboko, ngo urebye uko ahagaze, ngo urebye inseko, ngo nta editing irimo, ubukwe bwe rero bukaba budasobanutse. Abandi bakomeje bavuga bati wabona nk'uko asanzwe asetsa abantu agashyiramo ndetse n'urwenya rukomeye, bakavuga bati birashoboka ko yaba yashatse ko abantu bakomeza bakavuga amateka n'ibigwi bye, bakavuga ko bishoboka ko bwaba ari ubukwe, akazamera nk'uko na kera na kare benshi mu bagabo ba hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye basiga imigani cyane ku bintu bidasanzwe baba bakoze mu buryo budasanzwe. Mwagiye mubyumva, umugabo wo mu Gisaka wagiye gusabira umuhungu we, yamara kubona umugeni aje, yareba ihoho, yareba uko ateye, yabona uko asa, maze agahitamo kwirongorera uyu mukobwa.
yasize umugani. Bakavuga bati rero Dr Sabi kimwe n'abandi tudasesenguye nawe yaba ashaka gusiga umugani, cyangwa se yaba ashaka ko ibitangazamakuru bikomeza kumwandikaho no kumuvuga. Uyu musore bigaragara ko akiri muto, ushobora kwibaza ngo ese koko ni ubukwe cyangwa se ntabwo ari ubukwe. Ibi ni byo tugiye kubasesengurira byose, cyane ko tuba twabicukumbuye twabivuye imuzi tukaza kubigera imuzingo uko byakabaye. Dr Sabi nk'uko twabibabwiye akaba ariyo mazina akoresha muri filime, akomoka mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, hariya mu Birunga cyangwa se mu mujyi wa Ruhengeri cyangwa aho bakunze kwita i Musanze. Ni umusore wamenyekanye mu myaka itari ya kera cyane ko yakinye filime zitandukanye, aho yabanje no gukinira kuri channel ye yitwa Irebero. Uyu nguyu akaba yarazamuwe n'undi musore mutoya cyane witwa Danizo, uwo nawe akaba ari umukinnyi wa filime ukunzwe hano mu Rwanda. Nyuma y'uko babonanye bagahura, ari umwana w'iwabo yaramubwiye ati rero ndashaka ko utangira noneho kumenyekana mu buryo bweruye. Mwagiye mubona amafoto n'amashusho yabo aho Dr Sabi yakoreshejwe na Danizo muri studio amubwira ati nkorera amakuru vuba vuba, maze Dr Sabi nawe akarira avuga ati abakoresha basigaye baduhagarara hejuru maze bakadutegeka gutangaza amakuru nk'uko babyifuza. Ni video zagiye zicaracara aho mwagiye mubona ahekenye ibijumba, ahamagara abari mu mujyi bati nimuze duhekenye bino bijumba, dore ibijumba bireze kandi ntabwo ababyeyi bacu babimara, nimureke kwishinga babushari. Mwagiye mubona byinshi akora, aho agenda muri karitsiye afite icyuma cy'indangururamajwi abwira abantu ko ari mudugudu, abantu nibagiye mu nama n'ibindi. Ndetse yagiye atebya cyane avuga ati umukobwa wambenze ntagerageze ngo yirahire aze mu nama yanjye. Mwagiye mumukunda cyane bishoboka. Uyu munsi rero mukaba mwibaza ngo ese koko yaba yarongoye? Hari ubwo bishobora kugirwa ubwiru, cyane ko nabyo bishoboka. Uburenganzira bw'umuntu ndetse n'imitekerereze y'umuntu ntavogerwa. Dr Sabi nk'uko bigaragara, nk'uko byagiye binatangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye, ndetse nawe yagiye anabyivugira, aracyari muto, ariko kandi ntabwo ari muto wata ubugari. Birashoboka ko ashobora nawe kugira ati reka nanjye nshinge umugero. Uyu musore rero nk'uko nawe byakomeje kumutangaza, mu by'ukuri aravuga ati iyi foto ni Photoshop, kubera ko hari icyo barikundaga kitari kibi. Ni byiza ko nanjye nzabona umugore ariko igihe gikwiriye. Ntekereza ko rero ntabwo ari ubukwe nk'uko benshi mwakomeje kubyibwira, nk'uko benshi mwakomeje kumva neza ko yaba yarongoye, ahubwo agashaka gusiga umugani. Buriya abasitari ku ruhande rumwe hari ubwo bagira bati bameze nk'abasazi. Iyo bashaka ko abantu babakunda bakora ibidasanzwe, ariyo mpamvu benshi bavuga bati nyamara ni ubukwe, abandi bati ntabwo ari ubukwe. Ifoto ye nk'uko yakomeje kugaragara, benshi babyibajijeho baravuga bati se nimba ari ubukwe ko tutabonamo abasitari bagenzi be bakinana, cyane ko nawe ataha ubwabo? Ibyo nibyo bakomeje kwibaza. Dr Sabi rero ndatekereza ko abenshi ubwo batangiye wenda gupostinga amafoto ye no kweditinga amafoto ye bamushyingira abakobwa, birashoboka ko yaba ari mu rugendo rwo kuva mu busore. Reka tubitege amaso. Nshuti bavandimwe, namwe mudukunda aho muri hose, ndizera ko mwari mutegereje kumenya no gusobanukirwa iby'iyi foto. Iyi foto nk'uko mwamaze kubyumva, nk'uko tubibasobanuriye, ni Photoshop nk'uko na nyir'ubwite yabyitangarije. Reka mbashimire kandi mbibutse gukora subscribe kugira ngo zino nkuru zijye zibageraho. Dr Sabi tukwifuriza umugisha, urugo ruhire.